Reka tubahe ikaze nshuti mukunda ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe uyu munsi. Twizere ko wowe udukurikiye muri aka kanya umeze neza, ariko nanone niba utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, kuko burya ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda ejo bikanga. Iyo niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Gusa icyo tugomba kumenya ni uko tutagomba kwemerera imimerere itari myiza ko idukubita hasi, ko burya iyo twemeye ikadukubita hasi tuba dutsinzwe, kandi byashobokaga ko dukomeza tugahagarara tugashikama kigabo, noneho ejo tugatangira uwundi munsi ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira tubikuye ku mutima buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, kuko nicyo kintu kidutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi byubaka benshi. Gusa aho muri hose hatandukanye mubyumve ko tubashimiye kandi tubakunda. Hanyuma rero nanone turacyabona imibare itwereka yuko abantu bareba ibiganiro byacu abenshi barabireba, ariko ntabwo barakora subscribe kuri iyi channel. Niba rero uri umwe muri abo bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe, turagushishikariza kuyikora, kuko bigufasha kuba mu ba mbere bagerwaho n'ibiganiro byacu. Igihe dukize ikiganiro dushyira hanze, uza mu ba mbere babibona, nta gucikanwa. Ushobora nanone kuba utarayikora wenda kuko utazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo atukura yanditse subscribe, cyangwa se bitewe n'ururimi ukoresha sabone, uyakandaho rimwe gusa, ubundi bikaba biciyemo, ubaye umwe mu muryango wa iyo sengesho. Niba warayikoze ntiwongere kuyikora, kuko subscribe uyikora rimwe gusa. Nuko twagiye rero, niba bamaze kubibona, uyu munsi tugiye kureba ikibazo kigira kiti uko wabana n'umuntu ukurwanya. Ubuzima tubayemo birashoboka ko hari igihe ibibazo biza, abantu ntibumvikane neza, ntibongere kuvugana neza, hajemo utubazo. Byagenda gute rero? Twabana gute? Ese aba ari igihe cyo kumureka? Reka turebe icyakorwa. Nk'uko nari mbivuze mu magambo make, mu buzima bwacu bwa buri munsi tubayemo tugira n'abantu tubana nabo, ntabwo tubamo twenyine. Hari abo mu muryango wacu, mu rugo tubamo, abo dukorana ku kazi aho dukora, cyangwa se ku ishuri niba uri umunyeshuri. Hari igihe rero ibintu bitagenda neza, imibanire yacu ikazamo agatotsi, igahinduka, bamwe bakaba bahinduka abanzi b'abandi. Ibi rero biramutse bikubayeho, cyangwa se biramutse bimbayeho, wakora iki? Nakora iki? Nibyo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, gutanga inama. Bakunzi ba iyo sengesho, niba uri umwe mu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, akenshi na kenshi iyo dutanga inama ku ngingo runaka, hari igihe twifashisha ijambo ry'Imana. Nk'uko nakunze kubivugaho, ijambo ry'Imana burya ririmo inama nyinshi zijyanye n'ingingo zitandukanye, kandi zireba abantu batandukanye, yaba abakuze, abatoya, imiryango, urubyiruko.
kenshi na kenshi. Rero natwe iyo dutanga inama muri iki kiganiro cyacu, hari igihe biba ngombwa tukaryifashisha, kuko inama zo mu ijambo ry'Imana ziba zikomeye, ziba zifite agaciro. Iyo tubashije kuzishyira mu bikorwa, hari igihe zituma ibintu bigenda neza. No mu gusubiza ikibazo turiho kuganiraho uyu munsi rero, ni uko tugiye kubigenza, tugiye kwifashisha amwe mu magambo y'ijambo ry'Imana. Nk'uko twabivuze, ni iki wakora, ni iki nakora mu gihe dufite umuntu twita ko ari umwanzi wacu, cyangwa se umuntu tuzi ko aturwanya, tutavuga rumwe. Amagambo yo mu Migani igice cya 25 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 22 atubwira icyo twakora, agira ati: umwanzi wawe nasonza, ujye umuha ibyo kurya, kandi nagira inyota, umuhe amazi yo kunywa. Umurongo wa 22 uti: nubikora bizatuma acururuka nk'uko umuriro ushongesha icyuma, kandi Imana izagira ite? Izabiguhembera. Aya magambo meza cyane rero arimo isomo rikomeye. Turamutse tuyashyize mu bikorwa, yadufasha, akadufasha gukomeza kubana neza n'abandi, tukamenya gukemura ibibazo dufitanye n'abaturwanya, bakongera bakaba inshuti zacu aho kuba abanzi bacu. Noneho rero hari andi magambo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'iyi ngingo y'uko twagombye kubana n'abaturwanya, ariko bamwe bakayasobanura uko atari, mbivuze gutyo. Bakaba bavuga ko yaba arimo kudutera inkunga yo kwihorera. Ese ibyo ni byo? Umwanzi wawe akurwanyije, birakwiye ko wakwihorera? Mbere y'uko dusubiza iki kibazo, reka tubanze twibukiranye ayo magambo ayo ari yo, ndetse ni ayahe. Ayo magambo aboneka mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 20, agira ati: ahubwo umwanzi wawe nasonza, umuhe ibyo kurya, nagira inyota, umuhe icyo kunywa, kuko nubigenza utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ese aya makara y'ikigereranyo bavuga hano yaba ashaka kumvikanisha guhana abaturwanya cyangwa kubakoza isoni? Oya rwose, oya ntabwo aya magambo adutera inkunga yo kwihorera cyangwa se gukoza isoni abantu tutavuga rumwe. Ahubwo aya magambo ari muri uyu murongo twasomye, uko bigaragara yerekeza ku buryo bwakoreshwaga kera cyane kugira ngo bavane imyanda ku byuma. Hari umuhanga umwe wagize icyo avugaho, agira ati: iyo bashongesha icyuma gikomeye, ntibagishyira ku makara yaka gusa, ahubwo bakivumbika mu makara. Tubihuje rero n'iyi ngingo turi kuganiraho y'uko twakwiye kubana n'abaturwanya, abantu bake nibo badashobora kureka urwango bafite, mu gihe abandi babihanganiye, bakagerageza kurenzaho, noneho bagakomeza no kubereka urukundo rwinshi. Kimwe n'aya makara yaka rero, ibikorwa by'ineza ukorera umuntu ukurwanya, ibikorwa by'ineza ukorera umuntu ukurwanya bishobora gutuma ahinduka, agahindura imyifatire ye mibi, ndetse akazagera n'aho agaruka akareka kongera kukurwanya, cyangwa se akaba yahinduka akongera akakubera inshuti nyanshuti.
So ubwo rero nk'uko twahoze tubivuga, amagambo yo mu Baroma twavuze ntago adushishikariza na gato kwihorera, ahubwo aratwibutsa icyo twakora mu gihe tugeze mu mimerere nk'iyi ngiyi, aho tutumvikana, tudakomeje kumvikana n'abantu twabanaga nabo, ni ukongera tukareba se hakorwa iki kugira ngo ibitagenze neza bikosorwe, noneho twongere dukomeze kubana neza, tugire umuryango ukomeye, tugire igihugu gikomeye kirimo amahoro, urugo rurimo amahoro, twese tubane mu mahoro. Ntako bisa iyo ubanye n'abantu mubanye mu mahoro mwese mutishishanya, ntako bisa, nta kiguzi umuntu yabona abitangaho. Ngiyi rero inama y'uyu munsi, kubana mu mahoro, gukemura ibibazo twaba tugiranye n'abo tubana. Ni aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko weho wabanye natwe kuva tugitangira kugeza ku musozo, twizere yuko wungukiwe nacyo cyane. Niba rero wagikunze bitwereke, kanda kuri like, biradutera inkunga, biradutera akanyabugabo ko gukomeza. Ikindi turakwibutsa ko niba wakunze ikiganiro cyacu ntukihererane, kanda kuri share, reba hasi aho ngaho hasi y'iyo video urahabona amagambo yanditse share, uyakandeho ugisangize n'abandi bantu, maze twese dukomeze kwimika amahoro, umuco w'amahoro, umuco wo kubana neza n'abandi, urwango rucike. Ikindi nk'uko dukunda kubivuga, ibyiza byose duharanira kugeraho bitangirira mu muryango, reka tubitangirire mu miryango yacu, abadukomokaho babikurane babisangize n'abandi, maze isi nayo ibeho neza, urwango rucike. Ni aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza, bakunzi ba Iyo Sengesho, twese tubifuriza iterambere, buri muntu wese uri gukurikirana ibiganiro kuri iyi channel, twifuza ko atera imbere, abaho mu mahoro, imigisha ikomeze ibe myinshi kuri mwese, Imana ikomeze bane namwe, naho ubutaha, bye.